Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuko babivuze, nitwa MUHIMPUNDU Sophie. Ndi umukristo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, muri paruwasi ya Gasave, umudugudu wa KUMENYA. Nkora umurimo w'Imana nk'umudiyakoni, umuririmbyi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero. Muri ryo rivuga ku kumenya Kristo biciye mu rukundo, mu gukunda bene data. Gukunda bene data kubw'urukundo rw'Imana rutunganyirizwa mu mitima yacu. Ni ibanga rikomeye Kristo yaduhishuriye mu ijambo rye, avuga yuko ari cyo cyonyine kizatuma tumenya Imana by'ukuri. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro turasoma ibice 44. Itangiriro ibice 44, turasoma duhere ku murongo wa 16, turasoma 30, ahandi tuhasimbuka. Haranditse ngo Yuda aramusubiza ati, Databuja, turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe. Dore turi imbata zawe, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Aramusubiza ati, Ntibikabeho ko ngira ntyo, igikombe kibonetseho ni uri w'imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. 18. Yuda aramwegera aramubwira ati, Databuja, ndakwinginze ngewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe, uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose. Ku murongo wa 30 noneho reka bariho dusoma murongo wa 33 w'iki gice. Haranditse ngo, nuko none ndakwinginze Databuja, ngewe umugaragu wawe, ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo nge kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri bene data. Cya 45 umurongo wa 1 haranditse ngo, Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohoke abantu bose bambise, ntihagira umuntu uhagarara nawe. Na Yosefu yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, bo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati, ndi Yosefu. Imana idufashe, umwami wacu atugiriye neza cyane. Itegeko ry'urukundo dusoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana bice 4. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko gukunda bene data, urukundo rw'Imana rugatunganyirizwa mu mitima yacu, ari cyo cyonyine kizaduhishurira Kristo, kizaduhishurira Imana. Bibiliya ibivuga igira iti, uhereye kera ntihigeze kubaho umuntu wamenye Imana, atariko nidukundana urukundo rw'Imana rugatunganyirizwa muri twe, ngo nibwo tuzamenya data wa twese, nibwo tuzamenya Imana. Ibyo ni ukuri. Dusomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Yosefu ni umukiranutsi washushanyije Kristo mu buhamya bwe bwose. Umukiranutsi washushanyije Kristo kimwe na Kristo. Yosefu nawe yatumwe na se kuri bene se, nkuko Kristo yatumwe mu isi, atumwe n'Imana. Ageze kuri bene se bamutekereje yuko ashobora kuzaba umutware, bamutera ikigeragezo cyo kujya mu Egiputa nka Kristo. Kristo nawe akivuka yahise ahungira mu Egiputa kubera kwangwa na bene se bamwikanzemo ko azaba umwami. Kimwe na Yosefu kandi, Kristo yavuye mu Egiputa asubira mu gihugu yavukiyemo, ajya i Yudaya. Yongera gusubira hahandi yavukiye, ajya ahura na bene se babandi bamuteye ikigeragezo ntibamumenya. Asubiye mu gihugu cy'iwabo, ajya i Galilaya, hanyuma yongera gusubira i Yudaya, baramuyoberwa kubera yuko bavugaga bati, uyu muntu yakabaye Mesiya, atariko kubera kavuka i Galilaya ntabwo yaba ari we, baramuyoberwa. Ibyo ni kimwe na Yosefu rero. Bene se bongeye kumubona, ngo Farawo yaramwise Safunatipaneya, ntibamumenya nabo, baramuyoberwa. Mu buhamya bwa Yosefu kandi yakoze ikintu nk'icyo Kristo yakoze.
kuko ngo mu gihe yabonaga bene se bo bataramumenya kandi abashaka bose ko bamuzaho, ngo yafashe mwene se umwe aramuboha, ngo uwitwa Simiyoni. Simiyoni izina rye risobanura kumva. Ngo amubohera imbere yabo, ngo arababwira ati mugende muzagaruke mwese, ndashaka yuko muzagaruka kubera kukuboha kwa mwene so, mukaza kundeba muri mwese na bucura mwavuze mumuzanye. Uko niko Kristo afata umuntu akamugira imbata ye kugira ngo n'abandi bazaze. Bibiliya iravuga ngo bagarutse mu Egiputa ngo basanga Simiyoni nta kintu yabaye, nukuri gereza y'umwami Yesu nta kidutwaye. Turi imbata za Yesu, aratuboha kugira ngo tuzane n'abandi, kugira ngo bene data bazaze bose nk'uko abashaka, kandi iyi gereza ye nta kidutwaye. Kuba imbata ya Yesu ntacyo bitwaye. Yesu ashimwe cyane. Yosefu kandi yashushanyije Kristo mu gihe ise Yakobo yamusangaga mu Egiputa, akasanga ngo afite abana babiri b'abahungu, Efurayimu na Manase, ngo maze abo bana abahase. Kimwe na Kristo twebwe yabyaye mu bise by'amaraso ye, aduha Imana. Niwe watubyaye kubw'urupfu rwe, ariko aduha data wa twese. Abivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, akavuga ati abo wampaye narabarinze ndetse ndabaguha. Yesu ashimwe cyane. Yosefu ni umukiranutsi washushanyije Kristo muri byinshi. Hanyuma muri ibyo byose Yosefu yakoze mu gushushanya Kristo, mu gushushanya Yesu, ndashaka yuko tuvuga kuri iki ngiki kimwe yakoze na Kristo yakoze cyo gusangiza bene se igikombe. Yafashe igikombe cye agiha umwe muri bene se kugira ngo arebe ko bagisangira. Yabikoze kubwo kugira ngo agerageze urukundo rwabo, hanyuma abone kubibwira. Iki gikombe tukibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Reka dusome uwo murongo. Luka ubutumwa bwiza igice cya 22 ku murongo waho wa 17. Luka 22 umurongo wa 17 haranditse ngo yenda igikombe aragishimira, arababwira ati mwende kimusangire. Haleluya. Iki ni nacyo Yosefu yakoze, abasangiza igikombe kugira ngo agerageze urukundo rwabo. Nkuko dusoma inkuru z'abana ba Isiraheli, abahungu ba Yakobo, ngo bamugurishije kugira ngo bazimanganye iby'Imana yashakaga kuzamukoresha ngo abe umutware wa bene se. Ariko ageze mu Egiputa arakomera nk'uko tubivuga, bajyayo batamuzi. Hanyuma kugira ngo abibwire bamumenye, imbere yo kubibwira yashimye kubanza kubasangiza igikombe ngo yari afite. Turasoma ngo yafashe igikombe yanyweshaga cy'ifeza, ngo agishyira, ategeka umugaragu we agishyira mu isaho y'umuhererezi witwaga Benyamini. Hanyuma ngo bagiye bataragera kure, abakurikiza umugaragu we, ngo aragenda arabasaka, aravuga ati mwibye igikombe cya Databuja murakijyanye, byo murabizi. Ngo maze arabasaka bose ahera ku mfura, ageze ku muhererezi ngo kiboneka mu isaho ye. Ndagira ngo utekereze gatoya, wibuke yuko hari igihe umuntu agira ikigeragezo kimutera ipfunwe. Hari igihe mwene data agira ikigeragezo kimutera ipfunwe, bene cya kigeragezo tuvuga ko agize ibyago ariko biturutse ku makosa ye. Tukumvikanisha yuko ibyamubayeho byatewe n'ibyo yakoze atagombaga gukora, cyangwa se bitewe nuko hari ikintu yakoze, hari icyo atakoze yagombaga gukora. Icyo kigeragezo ku mukristo ndetse no ku muntu wese ni ikigeragezo gitera ipfunwe, gitera isoni, kiba kimeze nk'igihano. Nicyo rero Yosefu yagerageresheje, kandi noneho Yosefu agiha uwakunda cyane muri bene se, aba ari we agitera.
yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo arebe urukundo rwa bene se uko rumeze, kuko bari bahoze bamubarira inkuru z'uwo mwana bakavuga yuko akundwa cyane mu muryango. Aravuga ati reka ndebe yuko bashobora no kumukunda mu gihe afite ibyago, mu gihe agize ibibazo ariko asa n'uwikururiye, ndebe aho urukundo rwabo rugeze. Ngo barasaka rero babona mu isaho ya Benyamini. Wibuke urukundo ni ikintu kigari cyane. Urukundo ni kamere y'Imana. Urukundo ni nanone ni Imana. Rurenga ibyo, rukaba rutakiri ikintu runaka kiba mu Mana, ahubwo akaba ari Imana ubwayo. Reka nkwibutse itegeko ry'urukundo riba mu mategeko 10 y'Imana, riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iryo ni rimwe ryo mu mategeko 10 y'Imana. Hanyuma hakaba n'itegeko rishya Yesu yazanye. Itegeko rivuga ngo ahubwo mujye mukundana nk'uko nabakunze. Yesu ntago yadukunze nk'uko yikunze. Ntago yadukunze muri iryo tegeko ryo mu mategeko 10 y'Imana, ahubwo yadukunze mu gihe yari umuntu, yadukunze kuruta uko we yikunze, kubera yuko yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Iyo dukunda nk'uko yikunze, yari kubwira Imana ati mbakunda nk'uko nikunda, none igihano wabageneye ndagifatanya nabo. Iki gihano cyo kwicwa, iki gikombe barabambwa nanjye mbambwe, kubera ko mbakunda nk'uko nikunda. Ariko we itegeko rishya yahaye abigishwa bakavuga ati mbahaye itegeko rishya, rya rindi rishaje ryo mu mategeko 10 nimurirenga noneho muzafata iryitwa gukundana nk'uko nabakunze. Rirakomeye cyane. No gukunda umuntu nk'uko twikunda biba biri kure kubi. Urukundo rwa Yesu rwo rurahebuje. Aya mategeko yombi rero tuyabonye mu mirongo dusomye hariya mu Itangiriro. Ngo bageze imbere ya Yosefu, ngo umugaragu we yabonye igikombe Yosefu yabasangije, ngo akibona mu isaho y'umuhererezi, ngo akajya baca intege akavuga ati mwe mutahe, uyu nguyu ni uri bube imbata ya Databuja. Ngo bo bakavuga bati, ngo bahambura amasaho ku ngamiya zabo baramukurikira. No kumukunda nk'uko bikunda. Bavuga bati iyi dosiye y'igikombe reka tuyimufashe, ntago twataha nk'uko batubwiye. Aduhaye itegeko ritubohora ngo twitahire, ariko itegeko riturimo ry'urukundo no kumukurikira tukajya aho bamujyanye. Ngo baragenda basanga Yosefu akiri mu nzu ye, bamusanze mu nzu ye, baravuga ati se namwe mugarutse, uw'igikombe cyabonetseho niwe bagombaga kugaruka nkamugira imbata yanjye. Uwitwa Yuda rero aravuga, umurongo umwe twasomye ni itegeko ry'urukundo ryo mu mategeko 10 y'Imana ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aravuga ati woya Databuja. Aravuga ati nta nubwo mburana, twese turi imbata zawe, twebwe n'uw'igikombe kibonetseho. Numugira imbata ubwo natwe tugira imbata, uduhane twese. Ni itegeko ry'urukundo, kunde mwene so nk'uko wikunda. Aravuga ati iyi dosiye y'igikombe igihani muhesheje turagifatanya twese. Haleluya. Amen. Mbese iyo ntambwe twari twayitera. Itegeko rya kabiri rero yasubiye mu buhamya bwe, avuga iby'uwo mwana, avuga yuko nk'uko batekerezaga mwene se bavukanaga neza yapfuye. Aravuga ati ubugingo bwe bwiboheye cyane ku bwa data, turamutse dusubiyeyo tutamujyanye. Ati ibyago byagera kuri data ntabwo nshaka kubireba. Hanyuma witwa Yuda rero, haleluya, nta nubwo ari we wari imfura, ariko yari Yuda nyine. Ngo arahaguruka rero, niwe wemeye kugira itegeko rivuga ngo mukundane nk'uko nabakunze, kuko ngo yahise abwira Yosefu, aravuga tumva nyagasani, uyu muhungu murekura atahane na bene se, nge ndaguma mu cyimbo cye mbimbata yawe, ndaguma hano kino gihana heshejwe n'iki gikombe, ndagikora ngenyine, abandi batahe, ndaguma mu mwanya we nihindukire imbata yawe. Nicyo Yosefu yashakaga. Haleluya. Nicyo yashakaga. Asanga urukundo rwabo ruruzuye, ndetse asanga rwose harimo n'itegeko ryo gukunda umuntu nk'uko Yesu yadukunze. Turasomye ngo abwira abantu bose ngo mumbise. Reka nkwibutse ikintu.
ataragerageza urukundo rwabo ngo abone ko ari urw'ukuri, ngo yari yahoze abavugisha afite umusemuzi. Uzabisome neza. Ngo yavugaga ururimi batumva ataragerageza urukundo rwabo, ngo yababwiraga mu rurimi badashobora kumva, hanyuma bo ngo ibyo bavuga akabyumva, ariko wadashaka kubavugisha mu buryo butuma bumva. Ngo azana umusemuzi akajya avuga akamusemurira ababwira, kandi we ibyo bavuga byumva. Hanyuma habaye iki rero? Amaze kugerageza urukundo rwabo akabona ko ari urw'ukuri, uzi icyo yakoze? Ngo yabwiye abantu bose ngo musohoke na wa musemuzi. Yavuze ati n'umusemuzi agende, ati mwese mumbise ntihagire umuntu unsigara iruhande. Umusemuzi rero aragenda, ngo bagiye kumva bumva avuza ururimi bumva avuza igiheburayo, we nicyo bavugaga. Ngo maze ngo bumva, ngo arababwiye ngo ndi Yosefu. Haleluya. Reka nkubwire, numara kumenya urukundo rw'Imana rugatunganyirizwa muri wowe, nibwo uzajya uvugana na Yesu nta musemuzi. Mu gihe urukundo rw'umukristo rutarageragezwa ngo bigaragare ko ari urw'ukuri, uzajya uvugana n'Imana biciye mu basemuzi. Ariko nyuma yo kugerageza urukundo rw'umukristo bikagaragara ko ari urw'ukuri, ko yashyikiriye urukundo rutunganyijwe rwose nk'uko tubisoma, Imana ivugana nawe live, nta musemuzi uba ugikenewe aho ngaho. Imana irakwibwirira, muravugana. Imana idufashe, umwami wacu atugiriye neza cyane. Imana itunganyiriza urukundo rwayo mu mitima yacu. Reka nkwibutse, abantu benshi dukunda kuvuga ngo ibitangaza nibyo bituma tumenya Imana. Iyo twabonye igitangaza turavuga tuti nabonye Imana. Ariko reka nkubwire yuko aba bavandimwe bene Yakobo, ibitangaza Yosefu yari yabibakoreye, ariko ntibyatumye bamumenya. Bazaga guhaha akabasubiza amafaranga yabo, ngo ifeza bahahishaga akazisubiza mu masaho yabo, ngo bagera mu rugo bagasanga bafite ibyo bahashye, bafite n'ifeza bari bazi ko bishyuye. Icyo si igitangaza, ariko nticyatumye bamumenya. Ikindi gitangaza yakoze, ngo yarabagaburiye. Abantu bose bazaga guhaha mu Egiputa ntago basangiraga nawe, ariko we yarabagaburiye. Ese ko yabagaburiye ntibamumenye? Herega kukugaburira, kukwambika ntago byatuma umenya Imana. Ikindi gitangaza yabakoreye, ngo mu kubagaburira yabicaje nk'ubazi, ngo ahera ku mukuru agera ku muto. Icyo nacyo ngo kirabatangaza, gihinduka igitangaza kuri bo, ariko nticyatuma bahumuka amaso bavuga bati uyu muntu none yaba ari Yosefu. Ntibamumenya, kandi ibyo byose yabikoze. Ntago ibitangaza bituma umenya Imana, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose. Nirumara kugeragezwa, ukageragezwa ukabona yuko ukunda bene data urukundo rw'ukuri, niho Imana izakwiyerekera mu rukundo rutunganyijwe rwose. Imana idufashe, umwami wacu atugirire neza cyane. Bibiliya ikavuga ngo mu rukundo ntihaba mu ubwoba, ngo ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose ngo rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, igihano nacyo kikazana urupfu. Ukwiye kugira urukundo rutunganyijwe kugira ngo muri rwo uzabashe kumenya Kristo by'ukuri byuzuye. Ukwiye kugira urukundo rutunganyijwe. Tekereza gatoya, reka dutekereze tugiye gusoza. Tekereza bene data bose, bene so, abo muvukana ku mubiri, abo muturanye, abo mu nzu y'Imana, bafite ibikombe bahawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cyaba ari ibikombe bahawe kubwo kugeragezwa, cyaba ari ibikombe bahawe kubw'isi, kuko isi nayo igiduhagatiza ibikombe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubitekereze. Nyamara Yesu yaravuze ati iki gikombe ngihereje umwe muri mwe, ariko ndashaka ko mwese mugisangira, ndashaka ko mwese munywaho. Mwene data urwaye kiriya gikombe cy'uburwayi, reka nkubwire ngo uzajye umufashaho. Burya nawe ukwiye kugisangira nawe mu buryo ushoboye, kumusura, kumuhumuriza, kumufasha nk'uko urukundo rukurimo rugutegeka, n'ugusangira nawe igikombe. Burya ubunyoyeho intama imwe n'undi akanywa, hanyuma tugafatanya igikombe. Mwene data ufite ubukene, mwene data ugeragezwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwene data wakozwe n'isoni kubera impamvu imwe cyangwa indi,
burya afite igikombe Imana yamuhaye, afite igikombe Imana yemeye ko anywaho muri iki gihe, hanyuma nawe kubw'itegeko ry'urukundo utegetswe kugisangira nawe. Reka nkubaze, tekereza iyo bene se ba Yosefu babona igikombe kibonetse mu isaho y'umuhererezi wabo, bakavuga bati nagende abage yifashe n'akazi ke. Avuga ati n'ubundi uyu muhungu asanzwe kubagana, nagende bamuhane, bakitahira. Uzi ikintu cyari kuba? Benyamini yari kugenda akamumenya wenyine, nta wundi wari kumumenya, yari kumwibwira wenyine batashye, yari kumubwira ati ndi mwene so Yosefu. Hanyuma ibyiza yari yaragezeho akabimusangiza wenyine abandi batashye. Ariko kubwo gusangira nawe igikombe nicyo cyatumye nabo abafata, arabiyegereza, arabazana, arababwira ngo Imana yashimye ibingibi kugira ngo muze mbakize inzara, hanyuma muzagira icyo musiga mu isi mudapfuye. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Mbere yuko dusenga, ndagira ngo nkwibutse yuko nkuko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19, urukundo niyo mina imwe Yesu abitsa abantu. Hari umugani ngo wa mina 10. Ngo umutware wazindutse yari afite mina 10, ngo maze afata abagaragu be buri wese agenda amuha mina imwe. Nuhasoma uzasanga umuntu wafashe iyo mina akayigenza nk'uko ikwiye kugenzwa, ngo yayifasha ari imwe, ngo arangije ayivunjamo izindi mina 10. Yari mina imwe. Mina imwe ni itegeko ry'urukundo Yesu yaduhaye. Niryo tegeko. Mina ni igiceri mu Giheburayo, mina ni igiceri cya 40, igiceri cy'amafaranga 40. Mu Rwanda ntago kihaba, ntago tugira igiceri cya 40, ariko bo bari bagifite cyitwa mina rero. Hanyuma ngo umugaragu wayifasha akayigenza neza, ngo yafashe icyo giceri ari kimwe, ngo maze akivunjamo izindi mina 10. Nukuvuga ngo itegeko ry'urukundo iyo urishoboye ari rimwe, ya mategeko yandi 10 yuzuriramo, uyavunjamo nayo akajyamo. Kubw'urukundo ntago ushobora kwifuza umugore wa mwene so cyangwa ingamiya ye cyangwa se umurima we nkuko Yesu yabivuze. Kubw'urukundo wubaha so na nyoko. Kubw'urukundo ukunda Imana ukayisenga yonyine. Kubw'urukundo huzuriramo andi mategeko 10, kandi huzuriramo ibyahanuwe byose, kubera yuko n'ubundi riba ari itegeko rimwe ariko rifitemo rimeze nk'igiceri nyine, nk'igiceri cya 40, ariko urumva ni ibiceri byinshi bikoze kimwe muri 40. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Hanyuma ngo umugaragu wayigenje nabi rero, ngo yahawe iyo mina ayihabwa ari imwe, ngo arangije aragenda arayitabika. Ngo yarabaze yumva arahendwa, aravuga ati ariko ubu Databuja uduhe iri tegeko, reka nigite itegeko ry'urukundo. Ati ringiri rituma umuntu asarura wataba ibyo akagira ate, ati iri tegeko nta. Ngo aragenda arayitabika. Shebuja agarutse, aragenda ngo ayitaburura, araza yihunguraho ibitaka, aravuga ati akira mina yawe. Ati nabonye kuyivunja, kwirirwa nirukanka nyivunja ndahomba. Hari abantu batekereza yuko urukundo rutuma bahomba, ngo rutuma batanga ibyabo ntibibagarukire, ngo bakabona bimeze nkaho Yesu abibya asaruye hatabibye, agosoye ahunitse ibyo atagosoye, ngo bakabona iby'urukundo biratuma bahomba. Ngo niko yagenje, ngo aravuga ati bakubohe bakujugunye ntabwo uri uwanjye. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Imana nitunganyirize urukundo mu mitima yacu, nibwo tuzamenya Kristo by'ukuri. Urukundo ruzatuma wita kuri bene so. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, niryo rivuga ngo nuko. Oya, ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2. Reka tuhasome. Haravuga ngo nuko ubwo mwiyejesheje, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, reka tuhasome hanyuma dusoze. Igice cya 2 umurongo wa 22 haranditse ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje
imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. Haleluya. Mukundane cyane ariko mu mitima. Gukundana ku minwa nta utabishobora, gukundana urumamo nta utabishobora. Paulo yaravuze ngo nubwo nakwitanga ngo ntwike ngatangwa n'ibyanjye. Urumva ko bishoboka ko umuntu atanga ibye kandi atabikoreshejwe n'urukundo? Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mubanze mukundane cyane mu mitima, cyane mu mitima. Runo rukundo rubanje gutunganyirizwa mu mutima w'umukristo nirwo rwongera rukamubwira icyo ukwiriye gukorera mwene data. Naho iyo ubikoresherejwe n'ibindi bitari urukundo, hari igihe umuntu akora ikintu cyiza kandi nyamara atakibwirijwe n'urukundo, ahubwo akibwirijwe n'ibindi no kwihimbaza n'ibindi bibaho. Niko Paulo yavuze ngo nubwo natanga ibyanjye, hari igihe umuntu atanga ibye kandi atari urukundo rubimukoresheje. Iyo abikoze gutyo ntibirama, ntibimara igihe. Ndetse akenshi uzumva mu buhamya bwe avuga yuko ntacyo yabyungutsemo, ko ineza yagize itamugarukiye, ko ntacyo bimaze, ko byamuzaniye ingorane. Ariko burya ntago aba yabikoreshejwe n'urukundo, kuko urukundo rurihangana. Urukundo rurihangana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusenga Imana. Reka nsoze nkubwira nti wige gukunda mwene so, ubanze umukunde cyane mu mutima, mu mutima. Hanyuma urwo rukundo nirutunganyirizwa mu mutima ruzakubwira uburyo ukwiye gufatanya nawe igikombe afite. Kuko abantu hanze aha dufite ibikombe byinshi bitandukanye, bisharira, bituremereye, bitumereye nabi. Kandi Yesu yavuze ngo iki gikombe mpaye uyu, kino gikombe mpaye Sophia, munyweho mwese. Ndashaka ko mwese munywa, ntaho nshaka kazakiranguza wenyine, mwese buri wese anyweho. Hanyuma urukundo rw'Imana ruzaguhishurira icyo ukwiriye gukorera mwene data, kuko urukundo rurihangana, rukagira neza, rukagira na bya bindi byose. Kandi urukundo ni Imana. Kubwo urukundo uzamenya Kristo by'ukuri, nirwo rwonyine ruzakumenyesha Kristo. Reka dusoze dusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, cyubahiro kibi cyawe. Wagize neza kubw'uyu munsi ndetse no kubw'aka kanya tumaze turi imbere yawe na bene data. Ijambo ryawe byo ritubwiye byose, buri wese ibyo akuyemo ubikomereze cyane mu mutima we. Kandi Mwami, tubona yuko mbere yuko ugaruka iri tegeko ry'urukundo ari ryo Satani yabanje kwicisha abantu, kuko ngo mu minsi y'imperuka ntabwo bazaba bakundana, ahubwo buri wese azaba yikunda. Ariko turakwinginze, ubwo turi abagenzi bajya mu ijuru, tukaba twarakwizeye, tukaba twarakwiringiye, kandi tukaba dufite ibyiringiro by'agakiza, utuboneze, udutabare, utunganyirize urukundo rwawe muri twebwe, kugira ngo tutabaranwa nabo mu minsi y'imperuka ngo bikunda gusa, ngo ubundi bagakunda impiya, ngo kandi ntibakunde bene se. Ndetse ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Ndagushimye ko ari urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko si urwa bose. Ndakwinyize kugira ngo njyewe na bene data n'abandi bazumvira ijambo bose, uzaturinde yuko urukundo rwakonja muri twebwe. Tuzabe muri bakeya bafite urukundo rutakonje. Kandi icyo twifuza nuko haba benshi, umuntu wese ufite ibyiringiro by'agakiza uri mu nzira ijya mu ijuru, yuko wamuha imbaraga ugatunganyiriza urukundo rwawe muri we, akabasha gukunda bene data no kumenya Kristo neza. Cyubahiro kibi cyawe, ntuzabura kugirira neza abakwiringira, kandi abagutsikamizaho umutima ngo uzabarinde baba amahoro masa. Byo tugusabye byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mushiki wacu arakoze. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Kumenya Kristo biciye mu gukunda bene data. Imana ihabwe icyubahiro. Niryo jambo mushiki wacu tuganirije. Hanyuma Imana tugeze ku rugo rwego. Imana tugeze ku rugo rwego rwo kuzura urukundo rw'Imana. Imana ni urukundo. Iyo umuntu afite urukundo aba afite Imana, kandi iyo umuntu afite Imana aba afite urukundo. Ntushobora kumenya Imana uru rukundo utararugeraho. Hanyuma Imana imugirire neza. Hari umurongo usa n'uwo yaravuze kugira ngo uwumve, hanyuma kandi neje azakomeza. Paulo yabyandikiye Abaroma, yabivuze kuri ibi byo gukunda bene data, abitindaho cyane. Kandi ndakwinginze, fatanya na bene data icyo gikombe, uwo ukwegereye, uwo mukorana, uwo nguwo uri iruhande rwawe. Ntujye kure, urebe uwo ukwegereye muri quartier yawe, ufatanye nawe icyo gikombe. Yosefu yarabagerageje, ariko kira kizamini baragitsinda. Natwe hari ibyo Uwiteka kwigishije kugira ngo wumve neza.